Yego. Ye. Yapfuye. Ye uryamye. Yampaye nka rero. Ye. Umuntu udakoma. Rero bakanje musengere n'ubundi bisanzwe nsengera abantu bagakira. Uretse musengere. Agakiza k'Imana wenza kagenda munsi. Haleluya. Yesu akwakire mwijuru. Nikosha wafuye. Sasa ndorera hano kumiruka mu bugiye ubutumwa mu nsengero imuto nahanga yagenze ndorera ngo yafuye umva uri kuza kurendereza umuntu uryamiye ahangaha yaze kwifatira umwuka uri nyegurure cyanda niwe muzamubwiriza muri gukora ibintu by'amafuti gusa umuntu yaze kwifatira oxygene gufata amahumbezi no kunza umusakuriza ahangaha ibyo bintu ntabwo ari byo weho nyine gerageza urebe gerageza urebe ndamusengeye biranga nabazimu biwabo bamuri mu yunguru oye ni muzima upfa warariye ubundi wowe warariye ahubwo rusura ka uretse nkwereke abasore bari hano nyine reka kutsa kuza ngo nukuri pastor nawe ushaka ubonye niba na pastor niba nani uno muntu wazari inzoga za ndapfuye ariko wazari icyaka nuko wazari icyaka do uyu muntu si icyaka oya iki si icyaka iki ni icyaka do kandi yewe icyaka none twahise aseka icyaka uvuza inzoga arasetse umva rero uno muntu atari yana ducika abantu imbangukira gutabara ntabwo imbangukira gutabara ari ya modoka ifite amapine ane reka zina tutugikintu dukora uzane icupa reka ze nikoza ahantu zana akantu ubundi irukanyisha ariko se reka ze nizane utaza kuyiba ndabazi reka nizane ntawe n'abadayimoni irukaje udasanga yapfuye utubari twarafunze none abantu bagiye kuzapfa neza kubera COVID-19 ye baba we Adukiste madoka mu ngo uko uyo utubari tuza kwa dufunguye n'umuntu ntabwo yari kuducika ariko nta dorera ayisakira man do nundorera nimwe mu ntabaye uzi n'ikindi uyu muntu n'umutekamutwe bani turi mwacu ubwo sibi nibi urabona ngo natereka icupa agahita kazuka nimwe mumfashije muramfashije ahubwo se ibyo byakugenda gutanga oya mumenye ngo muramfashije murakoze zani ibyo curakoze icupa nongere mfese ndibahe mfe ntacyo niba mushaka ko mfa nimurifate mfe ngewe nimurifate ngiye niba mushaka ko mbaho nimurindeke singiye dore ngiye niba mushaka ko mbaho mureke niba murishaka nimuritware nongere mfe kuko se byananira niba mushaka ko mfase ipfa bagusingura ngo ifa turebe oya nimureke oya rekura upfe turebe oya nimureke subu ngubu koko nimureke nkomeze mbe none se niba mungwanyeho nkazuka nari ngaho nimuritware mfe ntacyo washaje noneho rero urabizi twigere nimuritware mfe murareka mfe murareka mfe oya nyawe nawe ituma mfe reka mbeho kuko nawe uri tugenda muraba mbere gusa nkani ntabwo urashye uzaze guturira burarirwa wowe muzajya mu ijuru bubanje gupfa ipfa wenyine sawa murakoze muraba mbere pe ngo ntibagize neza se ibaze bavuga ngo barisubizayo we kurisubizayo niko gupfa kwanjye mitsinge mitizija mitsinge
Zunda gusoma kaka. Sai. Wakongera agapfa se bakazana irya kabiri. Wapfa ntibazana irya kabiri se. Ariko subu nkagutse nkasanga baritwaye umuntu atararinywa. Kankunywesha. Aba wishutse nta kunyweye kwa Emano. Ye. Barakuze pe nimwe bambere rwose ndabashimiye. Yewe gukubura no gufasha. Ariko subu nongere ndyame nshaki ya kabiri. Kaya agashokero kayiraza. Tubara gukubitwa nkazira ubusa ngo ni inzoka. Ntabwo yibonye gahambirwa. Tanze yabo. None se nongere mfe. Rekura. Nongere mfe. Wera. Imfe. Rekura. Nje na nje watuma mfe. Ndongera mfe. Umva se? Kwazi ibintu gaho. Mu Rwanda ntabwo amasanduku yabo aragahambirwa. Umva se ibintu gaho.